turi kwita gupfubura icyo kintu ukira aho ngaho filime uravuze ngo za Rocky na filime nimwe agira Rocky ni wongo nta filime nimwe agira kandi tuba tubona yazisobanuze kamwiteze ariko ibyo ntago ari ize filime zifite ba nyirazo cyo musobanukirwe guys mugomba kugira gusobanukirwa wongo uvuga ngo filime ze yazishoyemo umutungo ungana iki umutungo w'iwabo wase wa nyina ni umuragano se niba murazi icyo kintu ubundi yitike ese niba yitike ko mu Rwanda hari amategeko yagiye kukiregera nk'ibyo bintu mubaje ko amategeko arahari niba bangamiwe nagiye kukiregera kuko uwo ngo wagikoze agikuye on public kuko nawe yagitoraguye on public kuko nabikubwiye ni amakuru menshi agiye atandukanye ibyamamare muri rusange abakinnyi ba filime abakinnyi b'umupira abahanzi yewe buri nguni yose ibarizwamo umustar ya yindi ituma bamumenya kwera ibyo akora so tuyigeramo uyu munsi wa none rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umuvandimwe hano benshi mushobora kuba mumuzi abandi ntimumuzi ariko nicyo gihe cyo kugira ngo atwibwire tumenye tuganire nawe byinshi muri rusange bimwerekeyeho nawe waba ufite amatsiko ubashe kugenda uyashira muraho neza Shyaka amakuru ni meze neza nta kibazo meze neza ni byiza cyane okay uruko masaba kugenda no kunyana niko byitwariye kabisa yes mu rwa Gasabo okay hari ni TV ikora kuri YouTube online ubwo abantu bibuke gukora subscribe of course share na comments ahandi simeze ute ya urebye ni fantastic ni ibintu bigaragara ntabwo umuntu yari avuga ibintu bigaragara okay nanze kukuvuga kubera ko uri umuntu w'umugabo w'umusaza wakwivuga nk'umuntu mukuru oya na kwivuga kandi ndacyakura ndacyari umwana ndacyakeneye gukura uretse ko abantu benshi bamaze kumenya yumvise PK Production wetamenya ngo ni PK Production PK Production amakuru y'iminsi batangaza iki corona bimeze bite amakuru ni meza corona nyine twe twubarije amabwiriza ya leta kugeza uyu munsi iracyari lockdown kuri twe ariko ntago bitubuzanye no kuganira n'abantu cyangwa gukora ibintu bishobora kuba byaca online kugira ngo abantu babirebe so no gukomeza kwibutsa abantu ko umunsi wose ibintu byagiye mu buryo tuzaba duhari neza nirebye nta kibazo okay ati uretse kuba turi muri lockdown akazi ko turagakora nk'ibisanzwe PK Production haba hari umuntu uvuga ati se PK Production ni umuntu ukora ibijyanye n'iki twebwe dukora ibintu biri intangible nuvuga dukora ibintu bidafatika mu kuba bishobora gufatika nk'uko iyi microphone cyangwa kamera bimeze ariko tugakora ibintu bishimisha abantu so by'amaso areba akanyurwa n'amatwi akumva akanyurwa so turi muri entertainment twebwe uvuga ngo mufata amafilme ari mu cyongereza mukayashyira mu kinyarwanda yego neza cyane abanyarwanda nabo batumva rwa rurimi bashe kwisanzura tuba turi kuborohereza tuba turi kuborohereza babasha kutumva urwo rurimi neza hari nabo usanga bari kurwumva ariko umwanya wo kugira ngo bisobanurire batawufite rega kumva ibintu no gusobanukirwa ni ikintu kigoranye nacyo ni ikintu no kubugisobanukirwa ni ikindi urebye nibyo twebwe dukora cyane hanyuma PK muri rusange hari umushobora kuvuga ngo aka kazi mukora ntago kabasha kuba katunga umuntu cyangwa se wenda abandi bo hanze bavuga ngo bari abantu bakoresha basobanura amafilme bakoresha imvugo zitari nziza zituma wa mubyeyi atabasha kuba yareka umwana we ngo yumve za filme zisobanuye abo bantu kuri rero biragoye kandi biranoroshye filme dukora ntago zirimo amagambo y'inyandagazi so tumaze iminsi myinshi cyane turi kugenda duca uwo muco utari mwiza twaje tuwusanga kuko nta wabihakana mbere niko byari biri ariko urabizi natwe mu Rwanda uko bimeze buri munsi niko duhora duhugurwa tukibutswa kugira indangagaciro za kinyarwanda so uyu munsi filime zisobanuye ziri ku kigero cyiza washaka wese kuzireba so kuri sound quality kinyabupfura discipline irimo urebye ni akazi keza gashobora gutunga umuntu ndetse n'umuntu umwe ni akazi kazatunga abantu benshi kuko turagira ngo tukagire umwuga wa rubanda nyamwinshi abantu bose bazi neza ko baba bafite ubwo bumenyi ntago ari ngo bapfushe ubusa ko urabizi muri imisi akazi karabuze ibyo nibi nawe uzi ariko ntago akazi ari ukuvuga ngo karabuze ahubwo ni kubera ko abantu tutemeye imirimo ihari abantu dushaka gukora ibidahari rero byiza reka dukora ibihari n'ibidahari ubwo twige kubirema no kubyaza umusaruro
Iri abantu benshi bakunda kubona ngo umurimo kumva abantu ngo barangije kwiga bashaka kuba abakozi ba leta kibazo bose niba akaba abakozi ba leta ubundi private sector zizakorwamo nande ntago byakunda. So private sector rero niho dukoramo bino bintu bya recreations twe tuba turi kugenda turema ibintu bishya. Ntago ari ibi gusa tuzakora n'ibindi ariko ibi ni imirimo uyu munsi ishobora gutunga abantu benshi kuko ugiye no kubara akazi twe dukora gatunza aba disc banners bari aba street vendors barenga 8,000. So urumva niba tukakora turi abantu 30 kakaba katunze abantu barenga 8,000 wici miniko tugakora turi abantu 100 akazi gashobora kuzatunga n'abantu 100. Niko nkeka ariko tunagakoze neza tukagiramo na support ya leta dufasha kugira ngo kano kazi tubashe ukabyaza umusaruro ikaba ari institutions yemewe nako ikaba ari nk'urugaga rwemewe rushobora gukora kano kazi aturuvuga ngo turimo turagakora as individual nk'umuntu ku giti cye. Yes. Ku munsi wa none aka kazi ni keza cyane katunga umuntu uretse na nyir'ubwite n'undi muntu ukora bisa nabyo cyangwa se wa wundi ucuruza amafilme yanyu abasha kuba yagira n'amafaranga abona. Ese haba hari nka association mubarizwamo mwishyize hamwe mumenya bya bikorwa mukora mukabishyira ku isoko cyangwa se umuntu ku giti cye ni ukora ya mafilme? Urebye muri iyi minsi buri muntu arimo arakora ku giti cye ariko dufite na company duhuriyeho. Hari company ihuriyeho n'igice cy'abasobanuzi yitwa Pillars Entertainment. Hakaba uyu munsi hari Fonda Film Group nayo irimo abasobanuzi benshi ntago ari umuntu ku giti cye. PK Studio nayo ikaba ari one of the provider ya Fonda Film Group. So hakabamo n'izindi company tugenda twiyegereza nka UGMC kugira ngo tubashe kugira ibintu byinshi duhuza. Kuri uyu munsi wa none PK baravuga ko abacuruza amafilme baravuga ngo PK yarabuze nta kiboneka filme zawe zarabuze ni cyo kintu wababwira? Icyo navuga kinini ntago ge nabuze na filme zanjye ntago zabuze. Ahubwo nari maze iminsi ndi gutegura uburyo ngomba gukora akazi neza. Iyo umuntu yarimo arategura akazi ntago aruvuga ngo abayakavuyemo kubera ko ntawe nigeze nandikira musezera mubwire ngo narabuze sinzongera kugaruka. Oyagira ndi gutegura akazi ariko aho kageze hano maze gusetinga byinshi bituma bya bikorwa nakoraga bigiye kongera bikaba nkuko byari biriho mbere. Kandi nishimye cyane kubera ko muri iyo minsi ntari impari habashije kuvuka abandi benshi kugira ngo bazibe cya cyuho gene nateje muri ka kazi katari kari gukorwa. Ibyo bikaba byiza kubera ko genda umuntu ushobora no kubana na pfa nejo bikaba bitashobora kubuza ya mirimo gukorwa kubera ko no mu gihe nabuze numva abantu bataragaritse kureba filime. So kubanje ngiye kongeramo ibyo nesanzwe nkora kuko nanjye mfite abankurikiraga ariko byiza ko nandi bankurikiraga babashije kumva n'icyanga cy'abandi bahari. Irumva rero ntacyo nangije ahubwo ni ibintu nabona ko nazajya ngerageza buri mwaka nkabura kugira ngo ndebe ko muri industry havuka abandi bantu. Ndumva byaba ari byo byiza. Okay. PK niba nibuka neza uri umuntu ubatangiye akazi kera cyane. Tuvuga kera uraza kutwibutsa tubwire ngo ni ishusho natangiye muri kino gihe n'ubu ngubu uracyarimo ariko aba bose barimo muri gusobanuza filime uyu munsi wa none ngira ngo nta numwe mwatangiriye rimwe ngira ngo nabayanga mwagiye mukora ibihe bimwe bagize abavamo. Bayanga ntago nakoreye ibihe bimwe nabo nabasanze muri kano kazi banagafite neza rwose mu biganza. Naba Master Jack rega muvuga yanga mujye mukana Master Jack ne ntago yari yoroshye witwaga Moses ntago yari yoroshye bitwaga bandera ba Didier bari bahari bayakuza bari bahari ba Mike bari bahari abitwaga ba Super bari bahari bari benshi bitwaga ba Oms. So naje muri no rubuga harimo nk'abantu at least basobanuzi nk'icumi kandi bose bari barubatse izina. Uriya Hussein nawo wa nyiri Bitchen TV niwe Super. Okay, yasobanuraga yitwa Super. Yes. Okay. Yabo bose bari bahari rero nago naziye rimwe mu gihe cyaho ko naje ubwo bamaze imyaka myinshi. Naje nka Yanga naje muri kano kazi amaze imyaka itari munsi y'umunani niba atari imyaka 10. Urumva marashaje muri kano kazi we niho rugasaziyemo. Nanjye nkamazemo iminsi kubera ko benshi bari koko harimo abaje bakansangamo. Ariko amahirwe bagize nuko baje basanga ntanagira ishyari nk'iryo babagira. Ari bo bari yaza kuba ari bo bahari ndakeka nawundi murayo ko bashaka penetra ngo akinjire. Ikibuga ntago cyari kuba kibuga cyari kuba kitoroshye kuko hano hanze hari abantu bagishyamba cyane. Amahirwe bagize rero baje basanga twebwe twirekura tubereka strategies twakoreshaga tubigisha gukora amashusho meza tubigisha uburyo bwo kugira ngo bakore ibintu mu mucyo kuko basanze ari byo natwe twazanye byatumye tunatsinda n'abari bahari. Cyari kibuga kimeze nk'abantu bari guhanganira ku kibuko
it's like ni nk'ikibuga cy'umupira urabona iyo abakinnyi bose barwanira ka kabaro kugira buri muntu ajye gutsinda mu izamu rya mugenzi we niko byari bimeze ariko hagiye hagaragaramo n'ibintu bitari by'umwuga so unprofessional matters utuntu nyine tw'udukonfuri abantu bagatuka abandi ngo mukenge uburyo butaziguye ariko nkanjye wabirebaga I wasn't matter about anything kubera ko I knew what I've been doing iyo umuntu azi neza ibyo arimo arakora ntabwo yita ku bintu by'utu bivuze gutyo mpita nibuka koko guharabikana ese nka kuriya iyo umuntu agufashe muri filime runaka ye yakoze ukumva asa nk'ukuvuzemo ariko nanone agahindura rya zina ryawe kugira ngo utaza kubimenya iyo ubimenya aho ngaho bamurega cyangwa se urabyihorera iyo ufite nickname muri registered nka nickname yanjye jewe nayikuregera mbishaka kubera ko iri registered mfite nickname muri registered imaze imyaka igera kuri 6 registered so nshatse nabikuregera ariko nanone hari igihe usanga muri isi turimo kubera ko ari isi abantu bakora business batazi nta mwanya wo kugufatanye ngo nirwe njya gukurega impamvu wamvuze ni kubera ko wagaragaje giye kunzi kandi unantinya so kune mpamvu wagiye kujya guhindura inyito z'amazina yanjye waba unamvuze uko mvuze wese ni kubera ko nubundi ugira ngo ubwire abantu kunzi so umuntu kukuvuga nta cyaha kirimo niwo kuvuga ngo nka His Excellency President of the Republic agenda abwira abaturage ngo nimukamvuge oya ntago bibaho impamvu bamuvuga ni kubera ko bazi he's the leader, he's the one who leading abantu iteka bavuga umuntu uri hejuru on top ntabwo umuntu uri hasi bajye bamuvuga yigeze ninde bamuvuga se ndubumuzi numva umuntu akuvuze akavuga Shyaka menya ngo Shyaka wamenyekanye numva ntawe ukuvuga menya ngo ntaho urajye numva abantu bari kuzanaho kwaro fighting biramera nk'Ubushinwa na Amerika uyu munota so impamvu ubona Chinese it grows ahantu hose Chinese road Chinese housing Chinese whatever CCP it grows iri gukura irazwi iri kwaguka rero numva umuntu yavuze ngo PK production ibyo yamuvugaho byose banza umenye ngo aramutinya kuko yamuvuze kuko giwe umuntu simuzi sinshaka no kumuvuga simuzi neze ndavuga umuntu ntazi w'impamvu mvuga ni kubera kwanza ibikorwa byawe birigaragaza I don't have time to talk ntago mfite umwanya wo kuvuga hanyuma piki reka ngaruke kuri kino kintu kiri hano ku muhanda hanze abarakivuga cyane bati piki yaragiye ahuza abana abashyira mu gakino arababwira bati nibapfubura amafilime ntago ndi bujye kure filime nyinshi cyane hano niba uzireba nyinshi cyane urazizi bavuga ngo hari abana washize mu mafondasiyo sinzi niba ariko nabyita cyangwa se company urangije babwira ngo nibapfubura amafilime icyo kintu kuri wowe ukivuga hiki icya mbere ndabanza nenge iyo nyito yo gupfubura ubundi bayikura he icyo bivuga ngo ubwo n'ubunyamwuga buke ikindi kuba abantu bari muri foundations bari kwishyira hamwe ubundi nk'umuntu ushaka iterambere byamubangamira iki iryo ni ishyari ry'uko icyo kintu wabona atakirimo kandi nta wamubujije kukibamo oya nuko gusa kubera ko afite abantu benshi bakeneye kugenerwa sinzi niba uri kubyumva uzarebe nk'umuntu abantu benshi bajya nko mu mazu nk'urugero muri iyi myaka ugasanga agiye nko mu nzu y'umuntu ifite amakaro n'amarangi akayitaka cyane ariko agiye kuyikodesha wicimi niko gufata time ngagenda wibaka akagonyi kakabemo biba byamunaniye sinzi ariko ejo babazamwirukana muri yo ko sinyirinze so abaro nabona abantu birukanga nyuma y'udukoperative basaba imirimo basaba tuzi imirimo aho kugira ngo bashikame nk'abagabo babubaka ibintu byabo ndumva aho nta cyaha kinarimo n'undi wese wanayibaza kuba wubatse foundations ukabwirana ngo mujyemo mwiyubake kandi akazi tugira ngo gakoremo abantu benshi babe benshi cyane ubwo ngo kucyo yanga ko abandi bazamuka kandi twarazamuye gutyo ariko kwanga ibyo twamukoreye ko tubikorera abandi ubwo urumva ni nka mwana uvuka nyuma akavuga ati cyama umubyeyi agapfa rese ubwo ko reka ibyo narwo nabyitaho byo pike reka ngaruke kuri kino kintu isoko rya none uretse kuba uri mukuru kuri bano basobanuzi ba filime basa nkaho bagezweho muri no minsi ndavuga hari Rocky hari Junior ni abantu bari kuvuga ko filime zabo ziri kugenda zisubirwamo ugasanga igihe isa nkaho ya filime yayikoze yagera hagati ibuzeho gato yagaruka ugasanga umwe mu basobanuzi barezwa muri fondasiyo yawe Fonda Group yahise ayikora aribyo turi kwita gupfubura icyo kintu ukiri aho ngaho filime uravuze ngo za Rocky na filime nimwe agira
Roger ni uwo nguwo nta filime nimwe agira kandi tuba tubona yazisobanuye kamwiteze ariko ibyo ntabwo ari ize filime zifite ba nyirazo cyo musobanukirwe guys mugomba kugira gusobanukirwa uwo nguwo uvuga ngo filime ze yazishoyemo umutungo ungana iki umutungo w'iwabo wa se wa nyina ni umuragano se niba murazi icyo kintu ubundi yita iki ese niba yita iki ko mu Rwanda hari amategeko yagiye kukiregera nk'ibyo bintu mubaje ko amategeko arahari niba bangamiwe najye kukiregera kuko uwo nguwo wagikoze agikuye on public kuko nawe yagitoraguye on public kubera ko umuzungu nyiracyo yakinaze on public kugira ngo twe tugikuremo ubumenyi turi kumvikana neza mujye musobanukirwa rero nta numwe ukumira undi ku kintu kiri on public umuntu akumira undi ku kintu kiri personal private cye cy'umutungo ariko abwira umuntu ngo don't trespassing to my property ntunyeganyege kuri property yanjye umutungo wanjye so don't touch my property ntufate igikoresho cyanjye icyo si igikoresho cyabo kuko nabo baje icyo gihe tubabwira ngo mukore n'ibyabariya hari n'abakoraga nibyo nabaga narabanje gukora ariko nanjye ntago byari ibyanjye cyanjye na amajwi gusa nshyiramo wicimini ko niba ayo majwi arimo ntawe umubujije kuyashyiramo kuko uri yashyize amajwi mu cyo yabashije gufata ariko ntago amaze byose ku isoko buriya nawe nafate bya bintu ubundi abishyiremo amajwi musobanukirwa noneho ubwo niba yumva yemera kuki afite ubwoba ko abana bamupfubuye ubundi muntu yemera ko atagira niyo waswasa abazi ko abantu be bahora bamutegereje niba mwanyuze ku muhanda mukabaza icyo nababwira hafi ya bose nababwira ko pike ngiye kumara imyaka urebye uwiteka nanshoboza ko njye ntabwo nakwiha igihe nzamara ndi umuntu kandi abantu nyine turi lazy like that I can die today dushobora no kuba turi kuvugana gutya nkanapfa mu kanya sitaye cyangwa nkanagwa so twe turi abantu bagomba kuba mu buzima nyine twagenewe bamenye ko igihe cyose nzaba nkiri muzima nzakora nabi imyaka 3 ya mbaha amajwi yanjye muri filime z'amahanga ntago filime ari izanjye abantu mutandukanye nabo ngabo bagenda bitirira abantu bavuga ko bakora imirimo y'ubwenge ariko bavuga n'ibintu ugasanga nta bwenge burimo se nk'umuntu ajya kwita filime ye kubera iki yayishoyeho angahe Schwarzenegger n'abandi bantu bose bayikinnyemo barabahembye nyiro kuyikinisha atanze hafi miliyari y'idolari ugiye kwita yawe gute ko nyirayo yayikoza agacuruza kunguka akayirekura ntaze kurekrama ntaze mu gihugu cy'u Rwanda ngavuge ngo dushyizeho reclaims kuri filime zacu wowe umuturage rukwiye kuyitoraguye nawe ugashyiramo ururimi rwawe abantu kugira ngo bakumve kuzi kuvuga uyiti yawe ushingiye kuki ariko pike reka tugaruke kuri gusa nkaho tuga amateka ibi bintu byo gusobanura mu Rwanda byaje bite niba hari ikintu waba ubiziho wenda kugira ngo tumenye ngo batangiye gusobanura izi filime batangiye gutya baraba bimeze bitengira ngo wenda kuba winjiye mu kintu usa nkaho wenda icyo ukora ugifiteho n'amakuru amakuru mfite nuko aba filime zatangiye gusobanurwa n'aba bitwa ba Mike n'aba Yanga n'aba Master Jack urukurikirane rw'uburyo batangiye igihe ntago nduzi ahubwo gendeye uruherekanye rwabo nasanzemo ariko stories nkimara na ibyo ugiye mu kintu ngombwa kuba attractive kuri cyo ko ari akazi nabonaga gasa nk'ari keza burya akazi ko kuvuga ntago ari akazi kabi iyo uvuga ibintu bigennye atari gupfa kuvuga ngo undi mwanya usanga utangiye no kuvuga ibintu byo kurengera nk'ibyo by'abantu bafata ibintu by'abandi bakabyitirira ngo ni ibyabo ariko bamenye ibyabo birimo kuko ntawe batwaye amajwi nk'icyo kintu cyanambabaje so abantu nasanze muri kano kazi nahubwo ko abantu bagera ku 10 ariko byaye ngombwa ko nanjye mbanza kumenya roots imizi y'uburyo kano kazi kagiye kabaho imirimo yo gusobanura urebye yatangiye mu gihugu cy'Ubufaransa ariko igihe niyanyagira ku isi abashinwa nk'abantu batigeze bashaka kwiga cyane nabo bakoresheje iyo mirimo y'ubusobanuzi n'abarusiya so nagiye ndeba filime uburyo basobanura nsanga bimeze birisemira nko natwe tubikora ariko babizanye nyakuri babikuye mu Bugande byumvikane ko abagande badutanze iyo myuga rero no munsi twebwe amahirwe dufite dushobora kugira amahirwe ko no munsi tugifite ibindi bitekerezo twashyiramo na innovation dushobora kubirenovera bikaba uburyo byakorwagamo wa muntu wari we wese ntazo ari we ubyitirira uzavuga ngo filime ibihangano nibye ejo akazasanga igihangano cyakabaye wari bushyiremo amajwi ye wenyine cyagiyemo amajwi y'abantu 100 turi kumvikana kandi wa undi ushaka nayo kugikora mu bundi buryo nawe agafata abandi bantu 100 be agashyiramo andi majwi ye isoko riri wide rirafunguye wari wese agacuruza muri kumva neza so uyu munsi rero nta comments nyinshi byo nabitangaho nuko gusa nasanze irimo abo ngabo ba Mike ba Yanga ba Master Jack ba Moses ba Yakuza ba Didier so abo ngabo bose nyine tugera ku musozo
uragira ubutumwa ugenera urubyiruko ku munsi wa none nk'uko wabivuze benshi cyane bumva ko barangiza kwiga bakaba abakozi ba leta cyangwa se bagashaka abandi bakorera hanze aha ngaha urubyiruko kugira ngo rwihangire imirimo. Ibi ni ibintu bigoranye cyane. Mesaje yawe kuri wowe nk'umuntu mukuru umaze igihe muri kano gakino ndetse unareba n'urubyiruko uko babayeho muri ino minsi, ubutumwa bwawe? Icyo nabwira urubyiruko muri rusange nababwira ngo bakure amaboko, basore mukure amaboko mu mifuko, mukore ibintu byo gukomeza kwipfusha ubusage ntago nabibemerera rwose. Ariko hari abo twagiye tunaganira nk'uko mvuze ngo bari kwipfusha ubusa, bakambwira ngo twabuze opportunities, twabuze uburyo. Ariko uburyo bwa mbere mwabuze ni kubera ko mutaramenya ko mwatangiza ibyo mufite, mugatangiraho muri mugakora ibyo mushoboye. Ndakeka ari ikintu urubyiruko rwabuze, gusobanukirwa ko mwatangiza gukoresha ibyo mwe mufite, mugakoreraho mwebwe mubona ko muri mugakora ibyo mushoboye gukora. Ntago ari ngombwa ngo wumve ngo uno munsi ngo ukeneye kujya gukora muri convention center yakwakira abanyeshuri bose barangiza muri iki gihugu, ntago bibaho. Ntago ari ngombwa ngo wumve ngo uragiye gukora muri ministeri ngo y'ubuhinzi n'ubworozi, ntago yakwakira abagronome bose barangije muri kino gihugu umwaka umwe. Biri byiza bwo muhige niki kindi cyafasha abagronome ubwo namwe mukabaha akazi, kuko kuba bakorera leta mukaba mutarahimbye imirimo bo bagomba kubakorera. Wicimini ko amafaranga leta ibashoramo bari gupfa ubusa kubera ko mwe mutateguye imirimo babandi bose leta y'akazi bazakora. Ko buri munsi muri inkinze ngo leta iratanga akazi, mugende muhinge mukore ubworozi, agronome wa leta yahaye akazi abone ibinaza gusupervisa, ya veterinary abona amatungo aza kuvura. Tumenye ngo amafaranga leta imuha afite akamaro kubera ko twe twaremye imirimo yunganira ya mirimo yatanzwe muri leta. So urubyiruko nyine mukura amaboko mifuko, mwabumba amatafari y'inkarakaraso, mwatema ibiti, mwajya gukonda amashyamba, mwakora iki? Urubyiruko kuki mwicaye? Abandi babishaka muze dufatikanye twubaka industry ya translation. Ariko pana abantu baza bagatangira guhamagara ngo pike ngo amafaranga arimo, oya ushaka amafaranga y'ikintu utazi no gukora. Abantu barazi murabwiye ngo amafaranga arimo ikintu ntuzi nuko gikorwa nturagura, ariko kumva ngo amafaranga arimo umuntu aza kubaza amafaranga arimo, ntago ashaka kubaka. Abantu bose ntago bashaka kubaka foundations ibyo yagiye gukora, ntago bashaka kubaka structure, ntago bashaka gusetting a plan, ntago bashaka kugira vision. So I don't know, nose ubundi urubyiruko turafasha ikigo kubundi mu rugero urubyiruko rwacu ko rwifuza kubaho neza nk'abantu bari USA cyangwa ahandi, kandi tutaragera mu gero cya muri level yo kuba USA. So guys, mureke, don't dream a daylight, mwikomeza ku dreaminga ku manywa, mwirota ku manywa, mubyuke mukore. Niba ufite lisanse icyo ni igipapuro baguhaye kubera kumaze imyaka ntazi runaka uri kwicaye ku ntebe y'ishuri, ntago biguha uburenganzira kuvuga ngo kuko genda muri lisansiye ngo ntago ndi byo gukora akazi ko kuma matafari. Igihe ariko kagutunze bari gukora kuko niko ushoboye umwanya, igihe uzabona ahantu ujya kudeposit papuro nacyo uzakijyana. Mu gihe batarakwakira se bundi utegereje iki? Wakoze ibishoboka uwo munsi, kora isuku. Ya ba interviewers nkashyaka hano sibyo, siko bimezera creating a YouTube, shaka content, fata ibikeri mu bishanga naho ni content. Kuki mwumva ngo content nipaka murebe umusitari? Umusitari ni content ku giti cye, when industry yamaze kwirema nka industry at himself. Shaka content, menya ubwoko bw'ibikeri, imiterere yabyo, kora research. Siko bigenda mwabagabo mwe. So jya muri hehe reba buri abuntu ngo niba ari ubudubu niba ari ubuki, kora content, creating content. Menya ubuzima bwa pitches mu rugo, injangwe, utubwa n'ibindi bibaho bite, bihohoterwa bite. Creating a content guys. Sinzi ikibazo urubyiruko dufite nako bafite, ntago nkiri urubyiruko. Narabyirutse. Okay, ati urubyiruko mukura amaboko mu mifuka mukore.